wumva ibi ureke ibinyoma. Abakuru baravuga bati utazi gufata icyemezo ayoborwa n'abandi. Ariko se wowe ninde ufata ibyemezo mu buzima bwawe? Hari abategereza ko ibintu bihinduka, bagategereza igihe kirekire, bagatekereza ko abantu bazabafatira imyanzuro, ariko ubuzima bwabo bugahora buhagaze. Hari n'abandi bafata icyemezo niyo batabizi neza, ariko bagahitamo gutangira. Ukuri ni uku: ubuzima ntibuhinduka kubera igihe, buhinduka kubera icyemezo. Iyo uhisemo gukora, inzira iragaragara. Iyo utegereje byose ngo bisobanuke, ntuzigera utangira. Abakuru barongeye bati intambwe nto ifashwe iruta igitekerezo kinini kitakozwe. Wumva ibi ureke ibinyoma. Icyemezo cyawe ufashe uyu munsi nicyo kizakugira ubuzaba ejo.